Hello guys, amazina yitwa Dukoresha, nkaba nitwa Nefisa muri best friend in high school. Kumwe na Shania, nkaba nitwa gihozo muri best friend in high school. Rero tushobora ko best friend in high school yasohokaga kabiri mu cyumweru ariko twangiyeho umunsi umwe. Izasohoka kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatatu. So guys, keep watching kuri Magic. Ntuke gukora like, share, subscribe and comments. So thank you guys. Love you. Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umuneze, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona. Kirakeye sinzi uko ibihe byagenze nanjye, ariko urabizi Ubanza nk'uko wabikoze utabishaka. ni ryarari ritera amasegonda make nyuma ukaza kwicuza. Anyumvishije ni ryarari ritera, nta yindi nta zindi muze nari mfite, nta yindi papa sinari mfite, sibyo? Ndabarira nyumve pa ibinini biraza, ndakuzanira umuti w'umura w'ikinini gihita kibikora mu masegonda. Umunsi kunshakira uburyo butatuma ubuzima bwanjye bwanjye kinini n'ikiyenyeco. Trust me ahantu kigiye kuva. Gute nakwizera? Uracyari kuvuga kwizerwa? Iyo wirebye ubona umeze nk'umuntu yakizera. Yo ambabariye kwa nyuma. Mbabara n'ubwo urafata nk'ubwo bigeze ubwoba. Nawe urabizi byabaye. Ambabariye kwa nyuma kweli. Ambabariye kwa nyuma. Ndi kukumva ariko byose nshaka. Uri mu kizanjye mubwira. Mbabarira. Ntabwo byakunda. Mbabariye. Ntabwo byakunda ariko kamanze nkubwire. Ambabariye kwa nyuma. Icyo nshaka cya mbere, ngiyeho shaka uburyo kino kibazo gikemurwa, nikidakemuka ngenda ajya kurega. Mbabarira ntugire iyo nese solution natekereje ntegereje igihe kirekire n'ubuzi n'ubimenya, sibyo? Mbabarira amati wibura urukumira ubwoba. Uwo mubonye mubona n'igikuru. Ibi bintu birava mu nzira, kirarangira vuba. Mbabarira ndakwinginze, sibyo? Ni ibintu birangira kandi bikava mu nzira. Egaraye mbambibona. Nagukunda noneho maramubona n'abakobwa mani ntabagukunda pe. Nge sinabibabwiye noneho ukuntu yambuzaga amahoro akajya mbwira ngo sinkajya mbona n'abandi bakobwa ibintu nk'ibyo. Ega njye nayimbise ikatangura. Nayibabwira wowe na Denise mukamakanya kandi ukuri muzi. Siko beko sembe ngo tuzakundana. Banje nuko ndamba nabiretse gusa beko nagukunda pe. Akukunda ntabwo ariko yabikoze. Bigoye kubwiye kandi turi inshuti, abizi ko turi inshuti arakuba mu mukunda. Wenda ntabwo abimbwiye umunsi gusa bimbwiye undi munsi. Nagukunda. Nyo kuva cyangeye nayimbise atari seriye. Beko nyine se wawe barayibye. Ako njye naye nabibabwiraga rundi si mukuru. Sizi mwege ngiye mwashaka guhateza ibintu ntabwo mukunda, ntabibabwira. Ahubwo no kuba mbeshya ni byiza kuba mbimenye ko rundi ntabwo mukunda, agiye ntabwo yakambwira ngo ntabwo kwikundira kamwe ngo njye nawe dukundana. Aho ubwo atagukunda njye akunda wawe. Muzakunda wenda we yagukunda. Wasanga impamvu wenda njye akora ibyo ngibyo ariko wenda yabonye ko nari namwitaye. Beko nabagukunda nanjye ntabwo yankunda atagukunda. Ahubwo beko mureke. Nubundi njye niyo gahunda, usibye mwege mwambwira ngo ni ubwana bwo mu mutwe n'iki n'iki. Nanjye ntabwo mukunda pe. Ntabwo mukunda ku buryo dushwanye byambabaza. Ahubwo ni byiza ko wambimenye. Nazabura nawe mera mubwira ngo dutandukane. Ari narabuze aho mera. Beko arakubeshya. Nari tutigeze kubwira cy'ukuri. Byose yarakubeshya. Beko ntabwo. Cyazaba ngo ntabwo ibaze nanjye iyo mbona abandi bakobwa nk'abaseriye nkamukunda byatari avuga ngo reka dukundane byanyabyo ko mbere umubeshyi. Umubeshyi beko ntabyo nyine.
aje kubona ko ari n'imbwa burya benko ega abahungu bose ni babi abahungu bose ni babi kuza akabwira inshuti ngo arayikunda abizi neza abizi ko turi inshuti ariko ubwo urumva ko adashaka kuduteranya twebwe ntabwo niyo mpamvu nyenje ngo mbikubwire tuzabandaka wenda ubona turi kumwe cyane abirenze ubwo bimbwiye ni byiza wenda byari kuzambabaza nk'iyo mbona mukundana utarabimbwiye ariko ntarebe nyine ntabirenze cyane iyo mukundana nawe uzawumbwira wasanga atari nawe ntiyabibwiye subira nk'uko yambwiye ko ngo tugakundana nawe ukamubwira ko mukundana bibaza ubyemeye wasanga hari n'abandi benshi abeshya udupaki two muri rebo tuyagiye akifatira nose benko ni imbwa manje nakubwiye ati benko nabye reka nkwasi yose ko mbere yabonaga ari muzima uwo ubwo bwabasha kubona manje nabibonye aza kumbwira ngo dukundane ntabwo ari muzima mukanga ko nyizera ngo ndi umwana nk'iki n'iki sobi nyine hari kutotira bine nabi nawe wari umuntu Denise se basi arabizi Denise nabyo nawe nyine nabibwiye ese Denise azayemubwiye azaguma avuga ngo ndi umwana aguma afate nk'ikigo ngo bimenye wapi nafite kubimenya akajya ngabanyaho ibintu by'ubugoryi mbwira iki n'iki ngiye ibintu ashaka kumva ntacyo yose tuzamubwira ahubwo cyaze nyine mani benko biranaseteje nyine umuveho benko mane narabuzeho mbere mvuga ngo dutandukane kuva amenye karagiteri ziwe nta n'icyo twaba tukivuganye ariko ugiye wanayima ntaribi ryanjye pe iribi ryawe iki nukuri ese igihano wampaye ko nagikoze kandi ari wowe umuntu wabaje gukwepa ngo ngo animateri ngo araje iki oya burya ko nakubonye se oya burya nta nubwo nanirana nukuri biriya ni nk'ibiza dore abandi bintu babanza kujya gukora muri kwishyura ibintu babanza kujya gukora ibintu wowe numara gukora ibintu uze nkohereze ishati buriya nuko ariko jewe buriya ntabwo ijana nanabisangamo ahubwo abandi nibo numvishe wowe ufite n'inkuru mbi cyane umva inshuti yanjye ibintu nkubwiye uri kubyumva cyangwa ntabwo uri kubyumva yego sindi kubyumva neza ariko nabanza no kuguha amakuru neza byibura ayo makuru ntayo nkeneye ishati yawe ntawe iri buyikore arakenewe kuko n'ubu murasuzugurwa ni mate suzugurwa gute se ari njye namwe ninde hano kugira abanyeshuri ariko kubonamo ububwa buhese ko ari njye namwe ari njye ubayoboye murashaka iki nyine hari uburyo abanyeshuri bitwaraho bakakubonamo ngo ububwa da sinzi ahantu buri gupfira ariko nyine wamfasha ukayimpa ayo nguhereze kandi igihano naragisohoye ayo nguhereze sohokera muri biro nese nk'uko kugira ngo ubashe kuyima sohokera muri biro ngaba mbwira icyo nsaba ntabwo uri kunyumva yakubye kubyumvikana sohokera muri biro reka tubyumvikane ba sohokera muri biro ntabwo nshaka sohoka reka ariko tubyumvikane gusa uri gukora iki hano uri kuza kunyigisha uburyo nitwara kugira ngo ubashe kumpa iyo shati sohokera muri biro ntagiye kumenyerwa n'ubona cyose sohokera muri biro ntabwo ari ukukumenyera nese niba turi guhama ntira ubwo hano ndibukomeze gutira gutya ndagukubita kasha wahita unanyica hano kuboko ufite sohokera muri biro rero nese ubwo nzakomeza kwambara iki sohokera muri biro ntabwo uri kunyumva si neza ntabwo uri kunyumva reka uri hano ntabwo sohokera muri biro ese diyera ngiye njya mbona reka mubaze kubera utarambwira ko ufite boyfriend kuri kigo yego kamoni ese ni umuhe muhungu ugeze ubona muri iki kigo ushamaje yesu mani njye njya mbabona beza basa mani noneho hari umujama nigeze kubona mwiza ndavuga se diyera ntabwo amubona cyane mani ntukansebye ku kigo nta mutipe muzima uriho wavuga ngo uyu ni umuhungu washamaje njye njya mbabona kandi mani yanjye reba nk'uriya mani si mwiza ateye neza that guy bro aniseka neza mama simwe nta nubwo ugira amaso areba bro reba uriya mukobwa ntabwo ari mwiza uriya muhungu ntabwo ari mwiza reka nta kintu kizima afite ngiye mani kuri iki kigo njya mbona hano umuntu muzima wa mba mbona azagutereta hari n'agahungu ejo nabonye muri kumwe manyabo classmate ibitekerezo nyine bitangiye ari classmate bije bitangiye ari classmate bikarangira ari classmate bizatangira ari classmate mu b'inshuti none se yakimara kugwa byagenze ute byihorere man uzi ko narakoze ibyo bishoboka byose umukobwa mukoraho biranga nabeshye man yamaze hafi iminota iyo 40 yose ubwo se uri gutekereza ntekereza se cyane ifite umwanya wo gutekereza yari yameze nk'umuntu wapfuye neza byabaye man nakozeho mvana n'umupira ndahungiza biranga nese wari wabuze n'umuntu wahamagara basi ngo agufashe shase nakubonye wowe ntuzi ko ari we nshuti nese ntabwo wari ufite telefone ushaka undi wenda telefone se urumva nawe kwiteza umuyobozi wawe ushaka guhamagara umuyobozi agahita abyumva abyumva umubwire
ndashaka ko nkorera indi diro indi diro ntumbwiye ko ijyanye n'ibi ngibi bindi nagukora nshaka gukora oya urumva iyi diro yoyo iri seriye mbwira kubera ko uriya munsi nagize ubwoba mbwira diro nta kibazo ngiye mbwira urabizi ko nsanzwe mbigukorera ndabikora nta kibazo mbwira urayifashamo mfite ubwoba bw'iyi ntuzi ko nshobora kuyibura ino poste ni mubi inshuti none uzatanya umbwira ngo mani uriya ni besitong ibiki none iyo bitangiye ari ubu besito already friends turi inshuti nyine ariko nta best besito nyine turi inshuti biri aho umutipe nta batipe bazima bari kuri kigo wavuga ngo niko bitangira niko bitangira muzatanya muri inshuti ntabwo wabinyemeye ngiye kuri kigo ntabwo ngayo baza umunsi uzaza umbwira ngo uraniya ngo mfite sheri I can't. No, I can't. None unabizi icyo navuze mba nyikomeje. Yego ugikomeje kandi ukurikije n'ibyo ubona kuri iki kigo nta muhungu muzima wavuga ngo ubizi ibyo bintu nta muntu ujya bibaho seriye. Nese yawe ari ubwa mbere ubivuze ubuse nimbona uje ukambwira ngo like nyine uriya mujama mpamvu mbona ari mwiza nutangira kwibushuta tugambuza waramukunze ntabwo uzigera unyumva mvuga ibyo bintu kandi nyizera njye muri iki kigo nabonye utari mugufi abari umusura afite nta kintu uriya muhungu muba muri kumwe ngo ni inshuti ntabwo ari muremure muri inshuti biriya muri class nyine turicarana turavugana kandi ugomba kuvugana n'abantu nyine mu cyane se wakicara wenyine uriya muhungu mubanute like others okay nari bereka tumuvugeho nyine tuvuge nk'uko wamubonye tuvuge nyine inshuti yawe si inshuti yawe tujye kumuvugaho nyine nk'inshuti yawe dufate nk'ari nka njyewe wamukunze waramukunze se nk'uko ntabwo namukunze ndi kukubaza nyine turi kuvuga nyine tugiye kumuvugaho sinzi ko twaramuvugaho nese inshuti yawe ntabwo uyikunda mwana ntabwo uba uhari n'inshuti nese uramukunda ntabwo mukunda none se kwekere kunshinja ko mukunda kwekere wese n'ikiganiro nuko ari we nisonge ko inshuti yawe sha tubireke rero nta muhungu wo kigo nataho umwanya wanjye tukuganiraho nawe kandi nyamara muzakundana wapi ntabwo bishoboka ariko ireba mwitegereza mwana ahagaze arareba ukuntu ari guseka aseka ateze izo no muri kigo se baseka tubona nta bireba aseka neza afite no mu kanwa wakimana n'ubwo ikigo se banza sinzi uburyo nabivuga gusa mbona anateye neza ariko uramukunda yambarana neza uyu kwambara neza buri wese yabonye imyenda yakwambara ariko arabambara ntibibabere wenda no ntabwo sinzi wenda amaso y'abantu areba bitandukanye gusa uriya mutipe mani nta kintu sinzi nta kintu kizima afite diramane yanjye nimukundana ukayibura se kubera iki sinakuzanye ibinini ibinini ikibazo wazanye ntabwo ubikora ntabwo ubikora ibinini wari wanumye nibyo nazanye ahubwo amafaranga yacu turaza kubiganira wowe turabiganiraho ninjye wishyuye hanyuma se wagiye gusohoka bigenze bite sinagoye wayohereje nta muyobozi mwahuye nta muyobozi twahuye amafaranga warayohereje bampa ibinini wavuze nibyo nazanye none si ikibazo kiri ahubwo wowe waranambeshye urambwira ngo uriya amafaranga yo kurya ni wayama woherezaho ibinini gusa none uri kunsaba n'izindi mbabarira idiri yoyo nshaka ko mwimfashamo mani ibintu keretse nanjye niba ndi buyungukiremo sinzongera kugukorera diri nari bwungukiremo byungukiramo mbwira niba ndi buyungukiremo ndabigukora ariko niba nari bwungukiremo ntange nandi bukore akira shyiramo ya nimero yawe ntujye ubwo nimutaha muri vakansi banza umbwire diri oye banza uzayikora muri vakansi banza ushyiremo nimero yawe nyine banza umbwire oye banza ushyiremo nimero yawe ariko bite byawe si nimero ushaka uwo mukobwa angeze habi ko urumva ndi kwibagirwa se ahubwo ok nta ibindi aza kuyagwa rimwe uretse ko byaha ntabwo yibuka ngaho mbwira diri nyine diri rero ukuntu imeze hari ahantu nshaka kugutuma kanwa ryari ubu cyangwa muri vakansi oya ho uragenda vuba byihuse kubera ko sinshaka ko yongera kugwa hasi uriya mwana w'umukobwa ushaka kuntuma iki ntumbwiye ko ujya kongera kuntuma ibinini bamubwire njyewe nagezeyo urizanisha ibintu byo gufunga umutwe ntabwo ari ibintu byo gufunga nagezeyo bambwira ngo uriya muryango urafunze nawe ndagukorera ibya mfura ngese washobora uzaza njye sindi gihozo ese wikanga kumwana gutyo kugira ngo byose ngahita mbivamo nkayireka njye ntabwo ndi gihozo vidiri uko nimeze
hari umumama w'umushuti wanjye ukorera hanze y'ikigo sibyo ndashaka mukoherezeho akumira umuti umuti umeze ute umuti w'igifu ako igifu usigaye urwaye igifu nyumva yewe n'umuti w'igifu nyine usigaye urwaye igifu ngomba kugenda nzi ibintu byose waretse kunshyushya mu mutwe nanjye ninamenya sigenda igifu se ninde urwaye igifu mu rugara rwawe baterarwara igifu wakumvishije ko ari umuti w'igifu hari ibindi ukeneye ninsanga atari uw'igifu nawe nzi mva mubwire atari uw'igifu uzabimenya gute ko azawuguhereza hari abantu benshi barwaye igifu se nyumva mubwire mwizanamo amagambo menshi ngaho mbwira urasohoka ugende ndakurangira ahantu akorera nguhereza n'amafaranga yego ariko nanjye ubwo urandengerezaho amafaranga ndakurengerezaho amafaranga yawe nta kibazo kuko ndi bubyungukiyemo ngenda bikora uko ubishaka iyo biru ice mu buryo icamo sibyo sawa ubwo ndaza kukubwira isaha uza gusohokera ubwo uruhushya rwawe rwandika n'amasegonda ubwo nyine kamusubira muri classe ukaza kumpamagara sawa muri classe ego kakabeba bite kuri mu nzira ntabwo uri kubona ko tugiye gucaho noneho ndumiwe ko wicaye ahangaha uyoboye ko ino class ari iyacu reka mbanze mbasabe basa akantu gata niba mushaka kunguda basi muzanyice mureke tuzakujya twabona nawe igo haguruka yari yatambitse mu nzira urifata ukicara ahantu duca urumva nta soni ufite urumva nta kibazo ufite mu mutwe ntabwo nayimbitse ko rero muri muco ahangaha se kabiri kangahe wicara aha uri gusaba imbabazi kuva ryari ubundi ujya ubona wowe wakwicara mu bantu ukavuga n'undi munsi urumva uri umuntu wo kwifata ugahagarara nyine ukicara hagati mu nzira ndi bucira ntuzongera kujya mu nzira yanyu basi ntuzongera iyo tugiye kujya ujya ureba ahantu turi buce uhagendere kure utazajya unahari aho utazajya harambura tapi urumva eguka sha eguka ese kutambwiye ko yasutse ibisuko bishya ibi ni ibikino n'ibi ntabwo ari nka bya bindi basi mwagiye mu mbaya niba mushaka no kwica mwazanyica wese nakwikinga ku maziki nakwica mba numva nshaka no kugufata urumva ndeba nkubwire nkagushyira mu cyumba nkajya nkuraga umva gake uri umwana mwamuvaho cyo muri mushaka iki uri cyane nyabaga iki kubyo mukora imbyi iki ni igiki yibondi wowe ntabwo bareba ubundi wese fasha ibi cyane ubundi wese ntabwo bareba ntabwo bareba ubundi wese ntabwo bareba ese uri umwe fata mukazaje umwana mukamuzura yo asone wafoto ye wafoto ye n'ikindi wabuze azongeye kubura mu hejuru y'umwana nashaka impinduka so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona, nanjye umutima urababaye. Ndashaka impinduka, ndashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, winyanga winsiga amaka, ubuzima sinjye nabuhisemo, nkeneye urukundo
data na mama nigize winyanga ni wowe nsigaranye ndashaka impinduka